banki nkuru y'u Rwanda itangazo ryasinywe kuri 24 z'ukwa 8 2026 risinywa na guverineri wungirije riragira riti guhagarika by'agateganyo itangwa ry'impushya nshya ku batanga serivisi z'imari batakira amafaranga abitswa batanga inguzanyo. Ni itangazo ryo hagati ntaza kurisubiramo ryose. Itangazo riravuga ngo guhagarika by'agateganyo surinye by'agateganyo ntabwo ari burundu. Yego. Itangwa ry'impushya nshya. Yego. Abyumva? Ni nshya. Impushya nshya. Impushya nshya. Ubwo gusaba nibyo bihagaze. Abasabye barategereza, abazihawe barakomeza. Kandi ni iby'agateganyo kugira ngo abantu badacikamo igikuba. Ku batanga serivisi z'imari, babyumva? Abatanga serivisi z'imari batakira amafaranga abitswa batanga inguzanyo. Nuvuga ngo na abantu, ibigo n'abantu ku giti cyabo batanga serivisi z'imari batakira amafaranga abitswa bakagutanga inguzanyo. Bivuze ngo bakora serivisi imwe, ni ugutanga gusa, nta gusevinga, nta kwakira, nta konti wakiriraho umukiriya ntawe. Ubwo rero ni kuyorera bagu gita kuyorera n'ubu uzamwishyura se ni impuhwe se shakuje bide bya byoroje ibintu ayora nasko ntayo shatsiyorera muri make ni Lambert ivuguruye. Kandi wowe ufashe inguzanyo amakonte yawe yose banki biya control itariki yo kwishyura igeze no automatique, ntabwo ari wowe ujya kushaka bahita bavanaho aho konti zawe ziri bakishyura wo guhaye Lambert. Iyo icyo gihe kigeze konti yawe nta kiriho n'uwaguhaye ideni ntacyo yishyuza kuko ntiwigeze winjiza, kuko ho birakontororwa. Hano rero ntabwo wakontrola ahantu umuntu abika hose ukimugase. Okay, kara kantu keza nyimara kumva rino tangazo abanyamakuru barisesengura nahise nshaka uwo muntu wabimbwiye bwa mbere, arankundira arampamagara asanga ni kwindi call, ngenda muhamagara tuganira nk'isaha, ananyemera ko azaza kuma ikiganiro ampa makuru ahagije kuri bino bintu. So ntabwo ari Lambert zo ntabwo zemewe, ariko Beneri yari yagerageje kuba iryo tegeko ubundi leta y'u Rwanda muri rusange kwemera ko iryo tegeko ribaho, hanyuma Beneri igatanga izo mushya z'abantu bacuruza amafaranga batakira. Ubundi muraho waba uri umunyeshuri cyangwa uri umubyeyi ufite umwana wifuza kwiga kaminuza, ngufite amakuru meza. Hanika Anglican Integrated Polytechnic ni kaminuza nziza iherereye mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyanza. Bafite amashami atandukanye nka Information Technology, Automobile Technology na Civil Engineering. Ni koko ngimishijwe ikaramu ntiramburura. Murakaza neza muri Hanika Anglican Integrated Polytechnic. Ese urabyumva gute abakiriya bawe bagiye basikana kano kantu bakabona menyi yawe ibyo ucuruza cyangwa se ibyo mufitemo? Cyangwa wasohokeye muri coffee shop, restaurant cyangwa hoteli ugasangamo ino QR code iteretse kuri table yawe, ugasikana ukoresheje telefone yawe, niwe guhamagara serveri kandi command utanze ikabasha kujya igomba kujya, kandi ukabona ino minota igomba kumara. Urumva na tarisi iri murata. You have a new order. Ni mu masegonda make cyane mbere kwikiyakira ku mpande zose z'ibyo umukiriya ashaka, bidasabye ko umuseriveri agenda mu gakayi yandika cyangwa ufata ku mpande z'abantu benshi, ndetse order yacu ikaza ifite details zose z'ibyo umukiriya yatanze, urugero nko kumenya ngo se ni kuri table ya kangahe cyangwa se izindi details zindi zigiye zitandukanye. Ako kanya komande yawe igera ku mushefu agatangira kuyitegura kandi mu buryo bwihuse. Thank you. Fanirwa n'umuwaiter wawe akuzaniye komande kandi iminota mikeya. Ntuziyaze gukoresha Mero Quick ugatanga serivisi nziza kandi iboneye. Nawe ntucikwe n'ikoranabuhanga rya Mero. Nanjye namaze kuryibikaho. Nawe rero waryibikaho, ushaka kugira ngo mukorane nabo wahamagara kuri nomero iri munsi ya screen yawe. Urabona ko nanjye nk'agafaranga namaze kubyibikaho muri Murava Coffee. Karibu.
nawe sirimuka ukoresha Mero Quick ni mu masegonda make cyane. Twe turi Mero. Yes, bakunzi ba KOP turabasuje kandi tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Turagarutse na mwarimu wacu, twicara ahantu heza cyane muri Saint Paul nkuko muri kubibona. Twe tuba turi kwiyumvira akayaga mu gihe abandi baba bari gushya. Mwari bitese? Umeze neza, umeze neza? Ahantu ni heza cyane, abantu umuntu wese wageze yumva akumva. Hari n'abatazi ko muri Kigali hari ahantu hameze hari. Yumva itandukaniro. Cyokora ahandi hajya kumera gutya na ahandi hamwe. Rebera ari kucuritse ureba karembure yo hageze ugira ngo si mu Rwanda. Urumva rero n'ahantu heza cyane. Yego, hanyuma mbere yuko utubwira icyo tuzaniye, reka tubanze tubwira abantu ko Muhiviri Company ari abantu beza cyane, bakorera hano kariyeri. Ni kenkayeri nziza, company nto y'abantu bato. Iyo niyo speciality y'abantu. Abandi bamamaza hano ni bakuru, ni ibigo binini, ariko yego ni kenkayeri nziza irimo ibikoresho byose by'ubwubatsi, uretse igikoresho kimwe tutashatse kuvuga hano kiri mu nzira. Nacyo kiri mu nzira, kandi iyo hageze hakabura icyo ngicyo barakigushakira. Yego, n'abantu beza cyane rero, ni mubahamagare kuri izi nimero muri kureba muri screen yanyu. Nibi bikoresho twazifashe 0782 26 yego 73 12. Nibyo ngibyo. Mwari umeze ute? Sava. Utuzaniye iki uyu munsi rero mu gaseke ka KOP? Uyu munsi rero tugiye mu bintu biremereye by'amafaranga. Yego, kuko amafaranga niho tugana. Nuko abanyamafaranga atari bo bayakoresha ngo tubibavugire. Hano hari n'ubwa mbere nkoze ku bintu bya Beneri. Hano hari itangazo rya Beneri bikeneye ko abantu baryumva bagasobanukirwa, n'ibivugwamo hari abatari bazi ko bibaho. Beneri iragira iti Banki Nkuru y'u Rwanda itangazo ryasinywe kuri 24 z'ukwa 8 2026 risinywa na guverineri wungirije. Riragira riti guhagarika by'agateganyo itangwa ry'impushya nshya ku batanga serivisi z'imari batakira amafaranga abitswa batanga inguzanyo. Ni itangazo ryo hagati ntaza kurisubiramo ryose. Itangazo riravuga ngo guhagarika by'agateganyo, surinye by'agateganyo, ntabwo ari burundu. Yego, itangwa ry'impushya nshya. Yego, abyumva ni nshya, impushya nshya. Ubwo gusaba nibyo bihagaze. Abasabye barategereza, abazihawe barakomeza. Kandi ni iby'agateganyo kugira ngo abantu badacikamo igikuba. Ku batanga serivisi z'imari, abyumva, abatanga serivisi z'imari batakira amafaranga abitswa batanga inguzanyo. Nuvuga ngo ni abantu, ibigo n'abantu ku giti cyabo batanga serivisi z'imari batakira amafaranga abitswa bakagutanga inguzanyo. Bivuze ngo bakora serivisi imwe, gutanga gusa, nta gusevinga, nta kwakira, nta konti wakirira umukiriya ntawe. Ubwo rero ni kuyorera bagu n'ubu uzamwishyura se ni impuhwe se shakuje bide byawe byoroshye ibintu ayora nasiko ntayobora shatsiyorera. Muri make ni Ramberi ivuguruye. Abantu ntabwo bari bazi ko ihari, saba abantu benshi ntabwo bari bazi ko zihari. So icyabaye bahagaritse gutanga impushya nshya kandi babihagarika by'agateganyo. Kubera ko abari bafite izo serivisi babyita terime babyise non deposit. Ntudepose, nta konti ugiramo, uragenda bakaguha ugatanga ingwate yaciye kwa noteri, babyumva, muri RDB bakaguha amafaranga ushaka, mukavugana igihe uzayishyurira. Nta konti ufiteyo, ntushobora gutanga igice, itariki mwavuganye niyo yarenga. Ibyo bigo byari bihari bikeneye gusobanuka. Impamvu mbivuze nuko bijyaho ntabwo tugeze tubimenya, ariko none turabimenye ko bahagaritse gutanga impushya. Yego, bigendera rero hashingiye ku ngingo ya 41 y'amabwiriza 96 bare 2026
yo kuwa 7/7/2026 agenga abatanga serivisi z'imari batakira amafaranga abitswa, Banki Nkuru y'u Rwanda iramenyesha abaturarwanda muri rusange, abafatanyabikorwa mu rwego rw'imari n'abandi bose bireba ko yafashe icyemezo cyo guhagarika by'agateganyo yego itangwa ry'impushya ku batanga serivisi z'imari batakira amafaranga abitswa batanga inguzanyo mu gihe cy'amezi 6, agateganyo mu gihe cy'amezi 6. Kubera iki? Ubundi niyo narekera ahangaha ko nta bisobanuro byinshi bashyizemo, ariko ku bantu benshi bajyanye nta muntu udakenera imari, nta muntu udakenera inguzanyo, nta muntu udakenera umushahara, nta muntu udakenera business, nta muntu udakenera saving, nta muntu donc ibyo byose bivugwa ko nubwo itegeko batari kotinze, reka ndirebe ntaririmo, ariko ko imibare izava mu maso yanjye nubwo ndebe ndora ibirorirori, ariko ntabwo itegeko barivuze. Bivuga ko ryaje 2023. Itegeko rimaze imyaka 3. Ngewe nabimenye ku muntu umwe, hari umuntu wabimbwiye ati iyi serivisi turayitanga, ntabwo nari nzi ko byatangiye. Kera nigeze kubimenya mu bihugu by'i Burayi ho rambere ziremewe, kuko uvugana na banki nkuru itanga ubwo burenganzira, kandi wowe ufashe inguzanyo amakonte yawe yose banki biya kontrola, itariki yo kwishyura igeze ni automatique, ntabwo ari wowe ujya kushaka, bahita bavanaho aho konti zawe ziri bakishyura waguhaye rambere. Iyo icyo gihe kigeze konti yawe nta kiriho, n'uwaguhaye ideni ntacyo yishyuza kuko ntiwigeze winjiza, kuko ho birakontororwa. Hano rero ntabwo wakontorora ahantu umuntu abika hose ukimugase. Okay, kari akantu keza. Nyimara kumva rino tangazo abanyamakuru barisesengura, nahise nshaka uwo muntu wabimbwiye bwa mbere, arankundira, arampamagara asanga ni kwindi call, ngenda muhamagara tuganira nk'isaha, ananyemera ko azaza kuma ikiganiro, ampa amakuru ahagije kuri bino bintu. So ntabwo ari rambere zo ntabwo zemewe, ariko Beneri yari yagerageje kuba iryo tegeko ubundi leta y'u Rwanda muri rusange kwemera ko iryo tegeko ribaho, hanyuma Beneri igatanga izo mushya z'abantu bacuruza amafaranga batakira. Ubundi nkuko nari mbikubwiye, banki zisanzwe ugiramo konti, ushyiraho amafaranga ya saving, wajya kuguza na ya muvuma do konti bakayigusaba historique, wajya kuguza bagahera kuyo ufitemo ugatanga n'ingwate, urabyumva? None izizo nta bindi, uragenda baguhereze utanze ingwate yawe, hanyuma itariki yo kwishyura nirenga ingwate birangire uko biba byavuzwe. Tugira amahirwe rero Beneri irabyemera, abantu babijyamo. Mfite amakuru yuko mu myaka 3 haramaze gufungurwa ibigo 309. Ni byinshi cyane. Ibigo 309, banki dufite 11 zifite amabranche ariko zifite amashami, tukagira n'ibigo by'imari nka 70 nabyo bifite amashami. Urumva iyo ufashe nk'umwarimu sako cyangwa umurenge sako, byo bifite amashami menshi. Ibyo nibyo twari dufite, ariko byose ugiramo konte, ukajya amafaranga, ukarutira konte kura, ukarutira, washaka inguzanyo bakabona ko usanga uri umukiriya. Ariko ibi bigo byindi nta kureba, usibye kuba bakwiga ku budahemuka bwawe, ku bunyangamugayo bwawe, bakizera n'ingwate ubahaye. Ingwate ibaye igicupuri kwishamane. Ubwo rero nibwo nahise mpamagara uwo muntu, non deposit account. Arambwira rero ati muri izo banki nta kubitsa kubamo. Abanyamakuru basobanuraga bati ikibaye nuko wenda aba bantu ibi bigo byavangiraga banki, ariko banavuga ku rwego ruhari rw'abaturage bati banki nyinshi ziba mu miji, ariko iki kigo gishobora kuba mu gasantere gasanzwe, cyangwa ari umuntu ku giti cye uguriza abantu. Cyo cyari cyo kugabanya ingendo ujya gushaka ayo mafaranga, umwanya utakaza, kuko kuri banki ntushobora kubona amafaranga mbere y'iminsi 15, nabwo kandi watanze ibyanwa nk'iby'indege wirutse. Ibi bigo byo
mu masaha 3 yabaga birangiye. ifaranga riba ribonetse. Birakwegereye, birakwihutishiriza. Bati ubwo n'abanyamakuru babisesenguraga. Bati rero byavunnye amaguru abaturage kandi bikaba amafaranga vuba, bikagera hafi, bikaba biri hafi, ariko bagashaka kuvuga bati byavangiraga za bank. Icyo ni kimwe, bakanavuga ku ruhande rw'umuturage bati icyamunara itari kigeze nta guhamagara, nta kugira gute. Byari bikeneye ko mvugana n'umuntu ubizi. Ubundi abantu bakura he amafaranga? Ayo niyo amabanki ya gakondo dusanga ni banki classique, izo ngizo 11. Hakaba za microfinance nyinshi akenshi ziba zigizwe n'abanyamuryango. Banki igira abanyamigabane, microfinance kagira abanyamuryango n'abakiriya. Na banki igira abanyamigabane n'abakiriya, ariko banki ntigira abanyamuryango. Microfinance ubwo ni utubanki dutoya dushingiye ku mafaranga y'abantu bishyize hamwe. Nawe mbere yo kujyayo ukabanza gutanga y'umugabane ukitwa umunyamuryango. Hari ibindi twigirira hano mu dukaritsiye mu duhegeni, ikintu nakunze nuko ari twinshi. Iyo natembereye ku cyumweru bana njya mbagenda mbona abantu nk'ubu mu kwezi kwa 7 mu mpera z'ukwa 6 no kwa 7 baba bari kugabana biri mu gihugu cyose. Nagiye za Kibaya Ikibungo ndababona, neje wundi harabagabaniye muri Nyandungu, nagiye ngiye muri sport usanga mu migano ifaranga banirambuye. Yego amatsinda yarahari kuko yo ashingira ku kizerane. Ibimina n'amatsinda, ikimina ni kinini kurusha itsinda kuko hari abantu bafite ibimina nanone nabo byamaze kuba nk'amabank. Nkangira ngo nka kaminuza y'u Rwanda uziko yari ifite n'ishuri ryavuye muri ayo mafaranga, niba ari bo bafite icyitwa ubaka ngira ngo hari abafite ibimina byo mu mashuri byo mu bigo bakoreramo. Urumva nk'ikimina buri muntu atanga nk'ibihumbi 200 ya buri kwezi atagaruka ukazaguza, cyo cyamaze gukomera. Ariko n'abantu baziranye, uwo batazi ntajyamo, ku buryo wimuka bakamenya aho ugiye ugasezera bakazagusura cyangwa se wowe ukishyura. Neje bundi ku muganda hari umuturage ari ubwo sindabamenye ibangara ntacyo, hari icyo mbamo hari umuntu watwambuye. Ubu turyamiye amajanja kuwa 6 mbere y'umuganda, tuza tugeze ku rugirwe mbere ko ajya mu muganda. Mugiye kumukacira se ko gusoswe kuko bivuga ngo amatsinda n'ibimina bijyama baziranye, ku buryo ugiye mumenya aho agiye nibye aho biri, nta ngwate basaba, ariko ibyo afite mwamubizi. Iyo mugezeyo nyine mufata igihari. Icyo mwirinda no gufata umwana, ariko agatebe hariya, televiziyo hariya, televiziyo hariya, matora hariya. Yego bisaba ubunyangamugayo. Mwabikoze muziranye, ibyo baba bizi ko ntago wabaheza ko nta mafaranga y'abantu ku giti. Yego noneho rero mbajije uwo mugabo, nubwo ntamuvuga muzamubona, yanyemereye ikiganiro, kandi n'umugabo wabaye mu nzego nyinshi cyane n'izi ngiza ahantu ari hose abayobora. Nahise mbimubaza, arambwira ati rero ubusabe bwari bumaze kuba bwinshi, niba mu myaka 3 tugize ibyo bigo byari bimaze kuba 309 mu myaka 3 guhera 2023, ati nta kubitsa, icya kabiri nta gukata toni do compte. Amafaranga buriya banke buri kwezi cyangwa buri mwaka hari udufaranga basigarana byuko bakurindiye konti, barinze umutekano wa konti yawe cyane. Abangaba babino bigo rero nta konti ugiramo, nta nugushaka amafaranga bakuguriza, nawe ukazashaka ayo bishyura, bakaryama ku ngwate yawe. Nibyo bitatu, urashaka ngahe, turayafite, zana ingwate, igendere, tuzabonana kuri ya tariki twavuganye. Nutayabona dore boro turisigaranye. Ntago bigo bivuga uwisi ahita ashyira mu bikorwa receiver. Hanyuma ino mugabo arambwira ati rero ati ibintu dukoreraho abafite ibyo bigo bafite icyangombwa cya RDB, bakafite n'ubushobozi bakorana na CRB. Iyo urengeje ya tariki bahita bakugira bihemu ku rwego rw'isi. Iyo ugeze muri CRB se byarangiye no kumupaka kugira ati wowe turakuzi ayinya. Hanyuma arambwira ati rero atiyo utangiye kutishyura ukurikije nkuko nari ntangiye bivuga tubikabiriza tubyitiranya na Ramberi. Iyo utangiye kutishyura habateganijwe cyamunara, ariko baguha warning letter
barakwandikira ko igihe cyageze, bagahamagara uwisiye receiver bakamuha nawe agatanga amatangazo, hanyuma bakashyira mise en demeure, ni nko gufatira imitungo yawe. Ibyo byose nibura mu minsi 90. Nuvuga ngo itariki yo kwishyura irangiye amezi 3. Ni procedure. Itariki yo kwishyura iyi kugeranyeho. Bakwandikira ibaruwa, bavuga igihe cyarageze. Ibaruwa ya mbere. Ya kabiri mu minsi 45 receiver akaba ari baratanga amatangazo ya cyamunara. 15 cya mbere, 15 cya kabiri, 15 cya gatatu. Ubwo ubushakisha nawe wishakira umukiriya cyangwa uguza ahandi ngo wishyure. Nibura amezi 3 ho urumva ko bitandukanye na Rambere. Rambere ho ni amasaha 28. Iba byarangiye. Umunsi utishiyeho niwo munsi mari yawe ugenderaho. Nta bindi. No nta n'imanza ziba. Kugira ngo ubyumve. Nta n'imanza. Uvada y'amaso. Ati rero ati bushobora kuganira mukishyura ukajya wishyura igice cyangwa se ukagenda wishyura igice, ushobora kugenda wishyura amafaranga kapitale n'inyungu mu byiciro, ariko ukaragiza kwishyura nibura mu mezi 3 nyuma y'iyo tariki. Ati rero ndamubaza nti none byatewe n'iki, kuki haje itangazo ryo guhagarika gutanga izo mpushya? Arambwira ati abantu d'abord ibi bintu nibishya ntibyigishijwe. Ni honorable umbwira. Arambwira ati abantu ntibazi kubitandukanya na Rambere. Ati niyo ugiye kuyamuha ukamubwira ngo zana ingwate tujye muri RDB tugere gutya, atubati ko numva se namwe ari nka Rambere. So ntabwo abantu bazi kubitandukanya na Rambere. Kandi wumvise ko kuri finale icyamunara cya Rambere ni umunsi umwe muri ibi cyaba amezi 3. Kwa ko Beneri ibazi. Baneforma Beneri. Mu gihe Rambere ho yabana nako kanya. Batanze ingero bavuga ko hari abantu bacuruza Rambere bagura bakodesha ibibuga byo guparikamo imodoka ziri muri Rambere. Rambere niba hari abantu batayizi, ari abantu benshi bahahamutse kubera Rambere. Iyo uciye ku nzu yawe watanzemo Rambere, watanze ingwate muri Rambere, ugasanga yaragurishijwe, hari umugabo hano mu mujyi utajya acaho hantu ahari inzu itaje miliyoni 40, atazishyira itaje iragenda. Ngo iyo umuhaye lift ugacaho hano imodoka ntigenda ni nka indi y'abamasayi ntiva hwita. Hari n'undi mugabo ku Gisozi nawe ufite yakodesheje ahantu hanini, aharunda amatelefone, amakompiyuta, ibyaba yabatiriye. No kuvuga Rambere wari ufite nk'inzu Rambere, inzu yaragiye muri Rambere iba Kacyiru, kugira ngo wenda ugere ushaka kujya convention uvuye Nyabugogo, uraca mu mujyi uce n'igikondo uzenguruka ubone kugera Kimihurura, cyangwa ugende uce mu kabuga ka Nyarutarama uhinguke ku Gishushu ubone kugera convention, kugira ngo utareba yanzu yawe ya Kacyiru yatejwe cyamunara. Hari abantu bafite ibyo bikomera cyane. Uwo nuwo nabwiwe wowe mu mujyi. Hari n'undi wampamagaraga cyane ansaba ikiganiro, nawe nyine bamuhaye miliyoni 40 agwatiriza, yatanga inzu ya nivu igeretse, iragenda. Niyavuga ijwi ryaragiye, ni nko gukubitwa n'inkuba. Ariko icyo gihe ni igihe cya Rambere. So ibi bigo rero byari byiza, nanjye nari nabishimye kuba Beneri ibitangira n'icyangombwa, ni byiza cyane. Hanyuma honorable arambwira ati rero abantu babyitiranya na Rambere, none akaba n'ababikoramo n'abashaka gukora nka Rambere. Icyo ni kimwe Beneri yaba yarebye. Icya kabiri ati biracyari bishyashya, abantu ntibarabisobanurirwa. Noneho we agasaba ngo abo bantu ikigo gikoze nabi Beneri yagihanika gifunga, aho kugira ngo ikigishe. Ayo ni amakuru uwo yampaye. Ati bikeneye kwigishwa bagaherekezwa muri iyo projet nshyashya. Abantu barashaka amafaranga, ariko hari n'abayashaka batapanze uko bayakoresha. Icyo kigo cyakabaye kigira n'umuntu w'umujyanama. Ubundi nubwo atari ibanga ugiye kuyakoresha iki, uzishyura uti? Ukavuga ati agiye kudedwana, ngiye kwishyura imisoro y'ibintu byanjye biri Dar es Salaam mu mezi 2 zabigeza aha mbishyure.
ariko nanone naza akakubwira ngo nkumbuye ka Hennessy nibaza ko utayamuha umuntu uzaza navuga ngo ugiye kugakoresha iki nkumbuye ka Hennessy Beneri babwire ngo uwo yamwime sibyo se ati bakeneye guherekezwa. Icya gatatu bakeneye kuba batakira amafaranga ni ikindi kibazo, kuko ushobora kubona amafaranga yatari cyo kwishyura itaraboneka cyangwa ari n'igice bikakugora kuyatanga. Ngena namupropose ikintu kandi aranacyemera, ndamubwira nti rero icyo kigo cyashaka logiciel nini uwo bagurije wese akagiramo sous compte, none utwabonye twose akajya n'agahahandi kuri konte y'ikigo ariko sous compte ari y'umukiriya. Komsa ubonye 10 ku munsi 20 ejo wenda mwaravugaje ko ugomba kwishyura 100 mu kwezi, ukabona ugeze kuri 25 umaze kubaha 80 ugahita uteraho 20. Hakaba ari igihe wayabonye ukabona iryitanu 100 bakarifata senkani yawe igategereza akazaho ukwezi gutaha. Ibyo ntabyo icyakiri cyo kuvuga ngo ntago byigishijwe ngo abantu guherekezwa kwa niko yavuze. Hanyuma icyakane arambwira ati rero ati ibi bintu no gukemura amakimbirane nabivamo babigize ngo ni ideni mboneza mu bantu ntabwo ari icyaha. Akavuga ati rero ubundi na RIB yakabaye ibizamo ifatanyije na Beneri ku muntu wambuye muri ubwo buryo bakitambikamo kikaburanishwa bakamenya icyatumye yambura kumusana cyamunara kibe automatique. Yego Cyane cyane ko cyamunara aba ari umutungo sometimes wa famille umugore n'abana abo muvukana tusa urumva nicyo ni muri make nk'ibyo yambwiye, ibindi azabyisobanurira kuko nabyanditse hedi. Yambwiye ko aba bantu bafite ishyira hamwe. Okay, icyo yambwiye nawe akabari muri komite y'iryo shyira hamwe ry'abafite bene ibi bigo. Muri make iki kiganiro kigamije d'abord abantu bamenye ko bihari ariko nanone bamenye uko bikora. So Beneri nibi tumenyesheje ngo yahagaritse gutanga ibyangombwa byabyo umunsi yasubukuye, ninde witeguye kubijyamo? Ninde witeguye gushinga ikigo gicuruza ayo mafaranga? Ninde witeguye kujya gusaba amafaranga? Ni ibiki bizaba byarahindutse? Yego urumva n'amakuru meza cyane. Financial education hano iri hasi, urumva iri hasi cyane kandi nyamara niho isigana. Amafaranga twese turayakeneye ariko kubona n'amatsinda sinzi uko bayakora. Umuntu arahaguruka akabwira bagenzi be muze dukora itsinda rararara, rimwe na rimwe hari n'igihe ahamagara ari uzayarya mbere. Hari ayo nahombeyemo ayo muri quartier amatsinda muri quartier. Hari ayo nigeze kujyamo ryatangijwe na gitifu w'akagari afata ari we wa mbere iheruka. Hari n'irindi naryo nabayemo ibyumba ryatangijwe n'umuntu wigira umupastori nawe afata ari nk'uwa kabiri aciyeho. Byigeze kugira inkubiri ko abantu benshi baba bakeneye gukira. Ubwo niba ntakubwiye aho amafaranga mu matsinda mu bimina nibi byose biza byigize ibimina bya bikampani bijya Beneri hori funga gutya byatangiye ari nk'ibimina bakakongoza nyuma bakaburirwa irenge kigakubita konte zigasibangana. So nukuvuga ngo amakosa aba kubijyanye n'icuruzwa ry'amafaranga nuko Beneri ikora bayita terime bayita bureau fermé. Ntabwo ibikorwa bya Beneri tubibona aho hose yakabaye igaragara. Umuturage w'u Rwanda akabazi kumenya ngo abanyamitwe naba mu by'amafaranga sibyo. Ucuruza amafaranga nawe ufite amafaranga yakabaye aguriza nawe akagira inzira acamo nziza ziri protege zitekanye. So nisohoke mu biro nicyo nabivugaho. Pourquoi pas? Ese ninde wigisha ibijyanye nyine ni amasomo y'imari ku rwego rw'umurenge? Nindese iyo bihari aba privé buri wese yamamaza yishyira. Muze turaguriza inguzanyo nkeya ajyana mu kigo cye. So urumva ni ibintu ubundi n'amatsinda ahawe imbaraga aba yarimo bagahugurwa bakerekana ibimenyetso by'umuntu watangiye kuba insolvable. Dore umuntu wenda kwambura uko bigenda, dore wabuze ubushobozi uko bigenda, dore uburyo twamuba hafi. Niyo mpamvu no gusura ni initiative no kumusura ukareba uko abayeho. Ariko nugerayo nanone nugera ugasanga isafuriya iheruka ikimoteri nta bishingwe birimo, ugasanga isafuriya iheruka kuziko kera, siyo safuriya wawe ukitwaye abana barira.
ariko abangaba b'ibigo narambere ntawe ujya muri ayo oya yego ubundi byakabaye either insolvability yakabaye uburwayi kwambura wararwaye warahombye bizwi wirukankwe ku kazi inka yawe yarapfuye umuceri wawe wuzuriwe n'amazi hari biba biri justifiable ariko niba yaraguze Hennessy nanone bagukwate warugiye kumbwira narinjye kukubwira ngo mu minota 5 dusigaranye niki wabwira abo banyemari bari gutanga ayo mafaranga ndetse n'abakiriya babo abaturage muri rusange abanyemari ntago bumva ntukajya ubantumaho batumeho beneri wicyo ashaka na amafaranga ariko ntabwo ufite uwo mwanya wo kumva kandi nawe aba yarabonye amuvunnye ayinya inzira nyinshi hanyuma icyo ubwira uwo umuturage nawe subonetse ugiye kujya gufata ayo mafaranga ngiye ku rwego icyambere niba utarigeze ukoresha y'ikimina wifata yarambere mu kimina urasaba senkani ukishyura byagera kuri 40 ugatangira kunana ugatangira kwanira wowe ntago wakabaye ujya kuri icyo kigo kuvubayeho ufite experience ingana iki mu gukoresha amafaranga atarayawe none wize kuyafata uhere kuri 5,000,000 na turwase utarigeze uzimanaginga nufata 5,000,000 ukaguramo wagisi y'umugore ukaguramo iriba ya ry'inshoreke ukaguramo cya Hennessy cyo kujya wirarira ku bantu ugakoramo fete anniversaire 5 ebyiri z'abana ebyiri z'ababyeyi n'eshatu z'abana ukisanga usigaranye 1,000,000 n'igice uzashya nyine icyo nicyo cyambere abantu birakomeye cyane yes ariko niba uyifashe ufite umushahara ukavuga ngo nzajya nyishyura ku mushahara ukagura ikibanza kiri muri quartier izamuka ukakigura 5,000,000 uzi neza ko nuba insolvable bazakigura 8,000,000 ubirimo neza sibyo ubirimo neza so nukuvuga ngo buri wese ujya gufata amafaranga ntago nabyize cyane nubwo nyine ababyize batabivuga bataza ngo tubaho umwanya babivuge ariko financial education ni inzira kuva waba ntuzi gusevinga none ntabwo ushobora guhera ku nguzanyo utarigeze uzigama niba utazi kuzigama ngo umenye kuba wakwihangana akamiliyoni kamwe kamare kuri konti amezi 3 ariko wabona utanga 3 ukahita uzifatira rimwe what the fuck mwa nurabasha kumara ukwezi ufite akamiliyoni kuri konti ariko urabona 3 twigenza na kare n'akamata dore nibyo ejo bundi mwanafunzi yavugaga umuntu arahembwa 300 sibyo umuntu uhembwa 300 bagahemba kuri 28 itariki 5 yakonoje ugasanga undi muntu ahembwa 100 undi mushahara ukazaza kuri konti hakiriho 20 yakoresheje 80 20 agumaho umushahara wundi uje usangaho 20 wa undi wa 300 we ni itariki 10 ntazigejeje ubwo numva ngo hagati y'eshanu na 28 z'ugutaha agiye mu madeni uwo rero yabona ifaranga risirikira kabaracakiye mu mutwe wize kumanaginga kwa bigeze ku ruhe rwego ipime nyine cyose ipime eze uwagwa 1,000,000 koko wamenya ni wararusaze aka kanya ntabwo nshaka kubitekereza urabyumva kuko wowe wagwa miliyari aka kanya gukomana wabigenza ute ntabwo naguze namara ukwezi ntatashye nahita njya Zanzibar urumva nubwo ayo makuru nubwo burezi nubwo burere iyo education hari abakwiye kuyitanga urasaba 3,000,000 500 wigeze uyamanaginga nibura ukwezi kugashira kurashira uri kwereba hari ko 3,000,000 se kushaka kuzazishyira mu mezi 3 bigusaba 5 za buri kwezi ukabuhembwa 800 ese za 5 muri 800 uhembwa ubasha kuzirokora nese uzabyiga uko ufite credit abo rero nuko imitungo igenda bamwe na bamwe abagabo bakabikora batabwiye umuryango ukazaza bakajya kubona barimo barabakura mu nzu aya ni amasomo akomeye cyane Beneri ntagomba gongeye umukiri ahubwo mbafunguriye amarembo muzaze mubyigishe uko mufungura ibyo bigo abakanda nzugi abafite amafaranga bazakandisha abaturage inzugi ariko n'umuturage nyabarongo yica uyizane ntawe bazatereza cyamunara atayasabye ariko arayasaba ari uwuhe
arasaba ari uwe. Umuntu uhembwa miliyoni agafata amafaranga akavuga ko 800 yose azajya yishyura buri kwezi, nta business afite, nta n'akameza k'indobo kari kwa Mutangana, arahaha, aratelefona, yishyura amazi n'umuriro, abana bariga, umva nta mpuwe. Buriya banke zitinda muri utwo tuntu, ariko abangaba bahita guhereza, pfa kumuhaye ingwate ingana nayo aguhaye, aho uzayakura ntibimureba, byakabaye bimureba rero sasa. Ariko kugira ngo bimureba byumve abishyire mu bwonko ni Beneri. Umuntu aje n'igare koko yambaye bodaboda aragendera ku kabando uti miliyoni 50 kubera ko afite hegitare 5 z'ishyamba. Bati mfite hegitare z'ishyamba ziri hariya, hegitare 5 z'ishyamba mu bana 7 mu bagore 3. Wareba ugasanga amafaranga menshi yagize yamanaginze wenda miliyoni 1 yatemye ishyamba yatwitse. Iryo riragiye miliyoni 50 utarigeze ugura n'akamoto, utazi urukweto rekada, uri kuri bodaboda, uri ku gakoni, uragenda n'igare. Abo bantu batanga amafaranga niyo screening bakabaye bayikora. Ukanavuga ngo kuvubayeho dangahe wa managinze, si byose cyane bimubaze aho kugira ngo, kuko burya cyamunara nicyo mpamvu nakubwiye ngo abo bayatanga ntago bakwiga ngo bafate bo. Cyamunara ateza cyamunara abyina, kandi ari kubyina ku muryango utakaje wa mutungo, kandi rimwe na rimwe uwo muntu wa mutungo mwigeze kuba inshuti, muraziranye mu muryango, mu kubyarana, mu batisimu, mu buramu, mu buki, mutahirana ubukwe, d'office iyo relation urayiciye hejuru y'amafaranga. Icyo bakeneye ni ubumuntu, kandi none ugasanga nawe wayamuhaye usa naho utitaye ngo afite iki. Yego, cyamunara nyinshi nizitesha agaciro umutungo, ariko uratesha agaciro umutungo w'umuntu mwari mubanye neza w'umunyarwanda, ejo umwana wazaza no kugusaba, si byose umwana we akajya ahora arunguruka mu miyenzi wawe, bahisha akaba arinjiye aza gucura bawe, kubera iki ibyase ni wowe wabiteye. Akwekero kagomba kuva mu mitwe yabo bantu batanga amafaranga. Izo ni inyigisho Beneri yakabaye itanga. Ariko cyamunara isenya imiryango kuko rimwe na rimwe hari n'igihe haba hari umuntu wabahuje, ngiye nka gufatana ingwino ukeneye amafaranga sawa, okay, ngene nkuhuze n'umuntu ufite yanjye ayaguye. Iyo wambuye harambwa ati wanzaniye umuntu w'umuhemu, iyo ateje cyamunara uti wanzaniye umuntu w'umugome. Ubwo amasano abiraragiye hagati yanjye nawe no hagati yanjye nuriye nuko ubwo se dusaruye iki? Ntacyo. Ariko amafaranga nanone arakenewe. Hari ibiba bisobanuka, bishora mu bigoye, business zirapfa, ni ibintu bizwi. Ushobora kuba waratumije imari, wa muntu naguhaye urugero ngo agiye kudeduana umuzigo, bagafunga imipaka. Busari ikindi wabo nyibyibuka cyane, nubwo itangazo ntarizanye. Hari abantu tujiste nabyo bijyanye n'amafaranga. Hari abantu bano, urabona abantu umujyi wa Kigali uri kubaka umudugudu umeze nk'uyu wa Mpazi, bari abanyabisindu, ndahareba bari abanyabisindu, ari amazu yabo bashenye, nubwo zari za rukarakara n'ibiti, harimo yari mu ngwate. Byumva? Yari amazu akorerwamo, akodeshwa, abantu barafashe inguzanyo muri bank, bavuga bati tuzajya twishyura mu mafaranga ava muri izi nzu. Umujyi wa Kigali uzana umushinga mwiza wo kubakorera inzu nziza bakazazibaha. Banke ikomeza kubara kandi inzu ziri hasi. So Beneri hari ibintu byinshi bigomba gukora. Amabanke akandisha inzugi babandi banyiriye yamazu, kandi ingwate batanze ntazihari. Zirihe zifitwe n'umujyi wa Kigali, wazishyize hasi ngo uduhe amazu mazima. Iryo banke, urwo rurimi banke ntirwumva, yakumvishwa na Beneri. Ndavuga banke yatanze amafaranga, ikiri kwishyuza ku ngwate itagihari. Unamubwiye ngo ngwino uyigurishe ntiyayibona, yayikurahe kubayisiri barayisiribye. Haza intervention. Impamvu nari nkubwiye ngo warasinye ifite umujyi wa Kigali ure intervene, wandikira Beneri uravuga ngo abantu bari bafite ubutaka hano Nyabisindu, umudugudu runaka, n'imidugudu nk'itatu, amazu yabo ari mu maboko y'umujyi wa Kigali, twarayashenye ngo tubayahe
tubahe amazu meza. Turasaba beneri mubwire amabanki bahabe bahagaritse kwishyuza inguzanyo. Kuko urumva hari igihe warafashe inguzanyo urugo rwinjiza ibihumbi wenda 1,200,000, umugore 600 n'umugabo 600. Noneho akaba ati ayo umugabo azajya yishyura banki, ayo umugore atunge urugo. Ubu noneho umugabo niba nava muri ayo mazu, noneho umugabo atagihembwa na ya mazu atagihari, ubwo ayo umugore yose banki itiyamira, inzara igatongora cyane mu rugo, ubwo nta kiba kicegerayo. Iyo kesi nyivuze iri current. Beneri murebe ibaruwa umujyi wa Kigali wabandikiye. Umujyi wa Kigali warigerageje ariko nta follow up wakoze, kuko niwe ufite ingwate z'iyo banki. Umuturage wafashe amafaranga nubwo yayakoresheje, ingwate yatanze ntikiri mu maboko ye, iri mu maboko y'umujyi wa Kigali. Umujyi wa Kigali naho nta jambo ufite kuri banki nyirizina, ukopera mu rwego rwo hejuru na Beneri. So Beneri nibwire ya banki muhagarike kwishyuza inguzanyo, kuko aho bababwiye hazava ubwishyu ntihakiriho, ariko bazongera habeho mu mezi cyangwa mu myaka. Yego, icyo ntabwo ari ikintu kigoranye, ntabwo ari ikintu kigoranye. Cyo kuri umujyi wa Kigali wagerageje, igisigaye ni follow up. Ariko sinango ndamenye icyo Beneri yaba yarakoze kuri ayo mabanki. Izo kesi ziri henshi, kuko niba urwego ruje uti aha hantu hawe tugiye kuhatunganya, tegereza uwishyuza aho hantu niba hatagihari. Uzahamagaye banki ngo genda uteze ingwate, uteze cyamunara, yamenya ateza umuyonga itaka, yateza iby'umujyi wa Kigali se, chantier z'umujyi wa Kigali. Wabyumvise ko ya myumvire y'abantu b'abanyamafaranga. Ibaze gukomeza wishyuza ahantu hari ikibanza. Noneho umujyi wa Kigali waranditse iyo baruwa ndayifite, niyo nakubwiraga, ntabwo nari nabyiteze, ariko urumva birajyanye. So rero abantu mu bijyanye amafaranga ni ngombwa, niho tugana, ariko nanone bizashoboka se ko habamo ubunyangamugayo mu gukina n'amafaranga. Ariko ubunyangamugayo ntabwo buhera ku watanze amafaranga, wa mugani wagashuye. Ubuhemu se nuko nabagurije. Oya, wowe se ujya kuyafata, wowe uri mu ntoki, wabanje kwisaka, wabanje kwiyungurura. Niba uhembwa 200 ku munsi unywera 5, si igitaro rigiye, senkana akaba ariyo ajya mu bindi. None ukoza engagement ibwira umuntu aguhaye amafaranga, umubwira ko uzajya umuha 100, birasaba ngo either wowe muri 5 wanyweraga, urya 5 wanyweraga, ubwo urasigara unywera senkana 100 urimuhe. Uri tayari se? Uri tayari kunywera 1/3 cyayo wanyweraga? Ubwo iyo mvuze kunywera harimo agacupa, brochette, communication, internet na moto za buri kanya na transport na essence. Uri tayari se kuva kuri ugura essence? Uri tayari se kuva ku ivatiri ukajya kuri moto, cyangwa ukava kuri moto ukajya ku igare? Uri tayari se kuva kuri brochette ukajya unywa amazi n'ibyera ukajya unywa amazi? Uhabyiteguye? Ibyo rero abantu rero nuko bahinduka babihemo ufite ibintu bishobora kuba byatuma umuntu yambura mu buryo bwemewe, possibilities bamwe barabwemera, ariko nibura mu mategeko ajyanye n'imari, gutakaza akazi, kurwaza, gutakaza ibyago, urabyumva, no guhomba kwa business bitaguturutseho, nk'aba bacuruzi b'ibyuma, ubu banki ziracyababarira cyane. Nk'iyi nkubiri y'ibyuma yaba impamvu, ifungwa ry'imipaka yaba impamvu, gufunga business irimo ibibora yaba impamvu, ariko ibindi bituruka kuri personality y'umuntu. Wowe ujya gusaba amafaranga, banza wijajinge, wiyungurure, urebe n'ibihe discipline izakunda. Nuguha amafaranga abanza arebe koko ibyo bintu niba byashoboka. Yego, reka ngushimire cyane, ariko reka manze nkubwire ko Premium Construction Group ari abanjeneri beza cyane b'abahanga. Iyo ushaka kubakirwa inzu nziza iramba kandi ikomeye, ugana Premium Construction Group. Ni abanjeneri beza cyane, baravanze abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga, bakorera hano i Remera mu marembo ya REB. Bafite n'ishami i Rusizi, Savinga, Karongi ndetse na Nyamasheke. Ni mu bagane rero, muhamagare kuri 07
iminani ine 42 57 cyangwa 0785 8 Yego, muri kwa Musonera naho ni ahantu heza, ni ahantu hanini, ni ahantu hagutse, ni ahantu ushobora kugira ukagira ibihe byiza. Bafite ibyumba byiza byo kuryamamo, ni icyumba gifite n'uruganiriro ndetse n'urubaraza, bakagira sale nziza z'inama, bakagira amascreen manini cyane yo kureberaho match, bakagira igikoni giteka neza cyane. Nimugereyo, ni hano mu kizunguruko cyo kwa Nayinzira, babahereze izo service zose kandi bazitanga neza cyane. Nibahamagare kuri 078 5 40 80 40. Yego, muri Hanika nk'ibisanzwe Yego. ni ahantu heza cyane. Amashuri agiye gutangira. Ku itariki 7 abana baba bagiye ku ishuri. Iyo umwana wawe aheze Wohereza rero, abana Hanika rwose. iyo umwana wawe agiye kwiga Hanika, avayo afite provisoire, yahiga kaminuza akavayo afite definitive. Nkaho ibyo bidahagije, uwahize segonderi yahize kaminuza 50%. Urumva atari ibintu byiza. Niyo mpamvu rero ubwo tubagira inama, niba wumva ko ku mwana wawe aziga tekinike kugeza kaminuza, mujyane mu wa 4, mujyane Hanika. Azaza kwereka A1 oya na A0 zirahari. Na A0 zirahari. Mujyana agiye mu wa 4 azava kwihanika akwereka A0. Kandi A0 azayigira kuri make. Ubwo bindi bijyanye n'ubukungu nuko urubanza rwaba abantu bo muri RMB bijyanye n'ikiganiro twakoze ejo kuri wa mugabo bashakisha, baba ni nabo ntago baraburana, biracyategereje. Hanyuma akandi kantu gato cyane ndarenzaho katajyanye n'iby'amafaranga, nibijyanye n'uno mwuga wacu. N'umwuga wacu dufite urimo ibyiciro byinshi cyane, ntabwo ndibisubiremo byose. Hari abawuzamo ari bashya, hari abawuzamo bawushaka, hari abawuzamo tukabakanga, hari abawuzamo tukabakaribu. Ibaze kwinjira mu mwuga abawumazemo 20 aho kugira ngo bakugorere bakaguseka. Wakubisa ako kantu? Ndakumva. Chongere. Rubago uriya mwana nkurikije arakaruka ari gusirika. Uriya mwana nkurikije abantu bari kumwe nawe baramubyaye pe. Baramubyaye. Haba mu kazi, haba no mu mubiri baramubyaye. Ariko kumuseka buriya yacika intege. Abo biganye bari bagiye gusaba akazi nka kariya baracika intege, usibye ko binagoye. Ubundi uriya mwana imyaka ye ntabwo ari kujya mu kiganiro cya biriya bisaza. Ngo ninyi kuchongere rero bagaseka. Oya gara kantu ku mukobwa tena, oya ku muntu daboro ukiri muto, utinya sebuja, utinya se wabo, uwo bakorana ungana na se wabo. Yego, bakamutwaye nk'abatwara umukobwa wabo, ntago bakabaye arabo kumuseka n'ahandi babyumve. Ye nakoranye nabo benshi cyane bibereye kuriya, wavuga bakono ngo bateka iki, ntago waseka kuri kamera. Yego, muri pose uramubwira uti abakono uribuka n'abantu wakaza uvuga bakono akumva inkono. Ibyo bibaho n'abandi benshi bagenda bakora, kuko hari n'abasaza amakosa, hari n'abasaza baba bagenda bayakora, ariko ntabwo ari byiza. Ubwo ndabakebuye. Yego, nuko rero n'umwana ukiri muto ukiva ku ishuri, imyaka ye nishaka uzanarebe na gender ye, please mugendere gake, kuko erega wabishaka utabishaka aha hantu tuzahava hagira abandi bahicara. So tugomba gutegura abazahicara, ntabwo kubategura ari ukubaseka, ntabwo ari ukubanyega. Murumva mwabigabo mwe? Reka ngushimire cyane mwari. Reka ngushimire ibiganiro byacu hano kuri KOP byo nakagaruka.